Reka nanone nongeye kubasuhuza hano kuri Key Property Rwanda. Uyu munsi aho twakoze tuba tujya i Kanombe, aho dufite inzu iri kugurishwa miliyoni 100 ariko zirimo ibiganiro. Turi Kanombe rero ahazwi nka Nyarugunga, aho dufite iyi nzu nziza cyane, inzu imikatse nziza, hatuwe nkuko muri kubibona amazu mashyashya. So inzu yacu rero ni iyi ngiyi, ni umunota umwe tuvuye kuri kaburimbo ukagera aha ngaha, ukagera kuri iyi nzu. Ni inzu rero iri mu kibanza cya 300 na hafi na 20. Urumva ko ni ikibanza cyiza, parking hano imodoka ebyiri zijyamo, wana ko abaturanyi ngaba na neighborhood nziza. Ni inzu ishaka miliyoni 100 zonyine, ariko harimo ibiganiro nkuko muraza kugenda muyibona. Uraza waba interest tukavugana ino nzu tukayiguhera ku giciro cyiza. Wowe ngwino amafaranga yose ufite munsi y'ijana ho gatoya twavugana. So reka tuyirebere. Ni inzu ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger, igikoni mu nzu ndetse no hanze, annex y'umukozi. Reka dutemberane. So nkuko nabibabwiye rero, parking yo ni iyi ngiyi, aho dushyiramo imodoka ebyiri, tukaza iki gice cyahariwe azajya akajaride hano hanze nkuko muri kubibona, ariko ntibarahatunganya, hari ibintu bicyura bikeya kugira ngo birangire. Hariya ni kuri bariko yo kuri master room. Tukaza hano ubona ko ni inzu nziza ikomeye, imeze neza cyane. So iri ahantu muri quartier nziza, kaburimbo ni hirya hano aho bita ku Bademobe. Ubwo ni nk'iminota 3 uvuye ku bitaro, ni 2 uvuye ku bitaro ujya n'undi bifata iminota 2 yonyine. Ubona ko abaturanyi niterebye cyane. So reka tujyemo imbere turebe seho bimeze bite. Aha winjiye, iyi ni kuri baraza cyangwa se kuri bariko. Wana kano gakuta keza bashyizeho gatanga hano, iyo hari kwaka nijoro kuko niyo bagiye gucana itara, haba harimo urumuri rwiza. Waba wicaye hano ukaba ureba hariya, wana ko kaduha view hari i Masaka, niyo view dufata iyo uri hano hanze. So reka twinjiremo mu nzu imbere turebe uko bimeze. Kandi tutarinjira, wana ko dufite uru rugi rwacu rukinguka ruslidinga rwiza. Reka tugere muri salo. Wawe reba salo, irangi ryiza y'umweru ry'amavuta, parafo ni gypsum, byose birasa neza. Wana TV stand hano uko imeze. Wow, ubona ko ifite parafo nziza, amatara mu spotlight bahinduranya uko ubishaka bitewe n'ibara ushaka. Ubona ko tukagiza inzugi rero nziza cyane nini ziri double z'umweru, ibirahure byiza. So reka tujye muri salle à manger turebe naho se bimeze biti. Wow, iyi ni salle à manger yacu nziza, ubona ko imeze neza, iraho gukarabira, miruwari ukireba bigasa neza. Ariko tukajya n'igikoni kiri open, kandi nahanga plafond gypsum. Iki ni igikoni kiri open kitchen rero, aho ushobora gusavinga abantu bicana muri salle à manger umaze gutunganya amafunguro yawe. Igikoni cyacu rero ubona ko ni igikoni cyiza, gifite utubati n'umweru, ubona ko gitanga isura nziza, aho gushyira firigo, gushyira ama oven. Ubona ko ni sawa, firigo nayo ikazajyamo hano. Ubona ko ni ibintu bitewe neza. Hano ubona ko ni igikoni kiri open, hano utegura amafunguro yawe ugasavinga abantu bari hanze. So reka rero, kandi na hano tukagira indi nzira isohoka cyangwa se igikoni connecta n'icyo hanze ku bantu bakoresha amakara. Ngahari aho kogereza, ubona ko birasa neza cyane. So reka rero tuvuye hano mu gikoni tujyane mu byumba. Reka tutangirane mu cyumba kinini cyangwa se master room, icyumba cya nyiri urugo, turebe ko byifashe. Tugiye mu byumba, ariko turagenda hano kuri ruhande dufite ibyumba 2 bishyiranye cyangwa se bisangira douche na toilette. Hari iki cyumba n'icy'ibumoso biraza bigahurira muri douche na toilette iri hano. Ariko reka mbanze mbatangize muri master room. So twinjiye hano mpagaze, already twageze muri master bedroom cyangwa se icyumba cya nyirugo. Ni icyumba cyiza, hano uraza ugakinga nkuko muri kwibona kugira ngo ube uri private. Uyo wakinze hano uba wageze mu cyumba cya nyirurugo. So iyi ni douche na toilette yaha mu cyumba. Ubona ko bakoresheje ibikoresho byiza nkuko muri kubona, na sink, amashawa, aho kushyira isume. Urabona iyi sink, murabibona ko ari sink nziza. Ubona ko ibi ni ibikoresho byiza, miruwari, ubona ko birasa neza. Ngiyi toilette, ubona ko ni ibintu by'ibisirimu. So reka tujye mu cyumba rero
naho turebe se icyumba cyacu kimeze gute. Wawe ngiki cyumba, iki nicyo cyumba cy'inzu dufite, ni icyumba cyiza kinini nka master bedroom, parafo ni gypsum, kikagira nacyo inzira cyangwa se umuryango usohoka ukaza hano hanze kuri bariko. Bana bacyatunganya hejuru ntibaratwikira neza, ariko byose birateguwe. Ngaha hazaje jardin, mu gihe ushobora kuva muri master room ukizira hano hanze ukaba wenjenga akayaga ko hanze. So ngaha kariya akabati rero ko mu cyumba murabona ko birasa neza. So reka rero turebe na bya byumba bibiri bisangiye dushe na toilette twagiye tubona dufite ahangaha naho uko bimeze. Iki ni icyumba, wow, iki ni cyo cyumba. Uvuye kuri iki cyumba uraza ukajya n'ikindi cyumba cya kabiri ngiki, ubwo ni ibyumba bibiri. Hano tukagira undi muryango ujya mu gikari, uyu nguyu ni inzira itujyana hanze mu gikari udaciye muri salo. So reka rero noneho tugendane turebe iyi dushe na toilette. Ibi byumba bibiri bihuriramo ni iyi toilette cyangwa se iyi dushe, iraza igahurizamo bya byumba bibona ko ni dushe nziza, irasa neza. So reka turebe rero icyumba cya nyuma cy'abashyitsi turebe uko bimeze. Iki nicyo cyumba rero tugiye kureba cy'abashyitsi. Ni icyumba cyisanzuye kiri cyonyine self contained. Icyumba cy'abashyitsi ubona ko ni icyumba kimeze neza, dushe na toilette urabona ko ni ibintu bisa neza cyane. Ukahita uza hano mu cyumba ubona ko nacyo ni icyumba cyiza kimeze neza. So urumva rero ku mafaranga y'iyi nzu n'ukuntu inzu imeze, ntago urumva ko ni inzu iri ku giciro cyiza. So miliyoni 100 ni igiciro, ukazana tukavugana negosia, harimo kunegosiya byiza ku giciro cyiza ukabasha kugura ino nzu. Reka rero mbajyane mu gikari turebe. Uko nabibabwiye, aha niho mu gikari hayo. Ubona ko ngaha aho kwanika imyenda byuma babishyizemo. Wava hano uciyemo hano usubira ku irembo, ariko reka twikomereza aha bereke hose. Ngaha aho kogereza mu gikari, ngaho guteka ku makara. Ubwo ahangaha hari inzu y'umukozi mo hano. Aha naho harimo dushe na toilette, ubona ko irasa neza. Dushe na toilette y'umukozi, ikigega cy'amazi hejuru ngwikiriya, birasa neza cyane. So ahangaha ugakomeza ukahita usubira none ku irembo. So tumaze gukorana tuwa rero nk'uko mubibonye, aho tumaze kureba ino nzu yacu. Aho turi Kanombe Nyarugunga, abantu bahazi ntiryo ku bitaro gatoya. Ni inzu kugurishwa miliyoni 100 nk'igiciro, ariko harimo ibiganiro. Ngwino we ku mafaranga ufite tuganire, guhera kuri 90 kuzamukaho gake uraza ino nzu tujye mu biganiro. So ni inzu igizwe n'ibyumba 4 rero, toilette 3, salon na salle à manger, igikoni kiza mu nzu, parking imodoka 2, hanze inzu y'umukozi, igikoni cyo hanze n'ibintu bisa neza. So ni kare rero duhamagara uyu munsi ino nzu tuyikwereka bashe kwigurira, kuko ni inzu harimo ibiganiro byiza ku giciro cya miliyoni 100 tukaganira kandi byiza. Ni karibu.